Okay, reka mbaye ikaze muri iri somo ry'uyu munsi, aho ngiye kukwigisha icyo twita possessive pronouns, aho tuba dufite icyo twita mine, yours, his, hers, theirs n'izindi nk'izo ngizo tugiye kureba. So possessive pronouns ni amagambo agaragaza ownership cyangwa se nyiri ukugira ikintu. Ninde nyiri ikintu? Example, this book is mine. Urugero, igitabo ni icyanjye. Ahangaha tukaza kuba dufite mu kinyarwanda igitabo ni icyanjye. Uri kubyumva? Ahangaha ni kugaragaza ninde nyiri ikintu. Igitabo ni icyanjye. So muri list za possessive pronouns, mu rutonde rwa possessive pronouns bitseho my, ivuga icyanjye. This pen is mine, ikaramu ni yanjye. Yours, uba uri kuvuga icyawe, uri kubwira umuntu uri kubwira nyine uri kurebana nawe, umuntu uri kubwira kumubwira ngo yours, icyawe cyangwa icyanyu mwese mu gihe ari benshi uri kubabwira. The house is yours, inzu ni iyanyu. Inzu ni iyawe. Okay, aho ngaho noneho urimo urabisobanura neza cyane, ubwira umuntu iyi ni inzu ni iyawe, iki kintu ni icyawe. Tukagira his. His uba uri kuvuga icye. The bag is his, ishakoshi ye, cyangwa niba ari ikintu cye ariko akaba ari umugabo. His. Has ibivuga ni iye cyangwa cye ariko mu gihe ari umukobwa. The phone is hers, telefone ni iye. Ubwo icyo kuvuga ikintu cy'umuntu avuga is hers, ikintu cye. Phone is hers, this house is hers, inzu ni iye, this car is hers, imodoka ni iye. It's ni ikintu cy'umuntu, icya cyangwa yaba ari inyamaswa ikaba ari niya, ibindi ni inka. Kuvuga ngo this car is, okay, no, iyo ari inka none ndi kuvuga, sorry, iki kintu kiba ari icy'iyo nka. Kuvuga ni wenda the tire is it, ubwo navuze ngo umurizo ni uwayo. Okay, it ikoreshwa ku bintu turi kuvuga ko ari ibintu bya ari ikintu cyayo ariko kikaba ari kimwe. Tukagira ours ibivuga cyacu, twebwe. The car is ours, imodoka ni yacu. Theirs ni ibyabo. The book are theirs, ibitabo ni ibyabo. Ibitabo ni ibyabo. Ahangaha dufite noneho itandukaniro hagati ya possessive pronouns ndetse na possessive adjectives. Bikunda kwitiranwa. Possessive adjectives ibisobanura izina. Ninde iryo zina ni iryande? Ninde uburyo umuntu akoresha possessive adjectives uhita umenya exactly icyo kintu bari kuvuga ni iki, cyangwa iryo zina bari kuvuga ni uwuhe muntu. So possessive adjectives ziza mbere y'izina, mu gihe possessive pronouns ziza inyuma y'izina zisobanura, ziza nyuma y'izina. Urugero, kuri possessive adjectives mfite my book. Nimvuga my book uraza kutumenya itandukaniro y'ibindi bitabo. Niba yenda urugero kiri kumwe n'ibindi bitabo uraza kutumenya ko ari icyanjye, that is possessive adjective. Your car, imodoka yawe, uramenya ko imodoka ari iyawe. Your car, uretse uyimenya iyo modoka, niba unayizi uretse abantu bahita bayimenya. So isobanura icyo izina turi kuvuga ni iriya ku buryo ushobora kubitandukanya n'ibindi. His house, inzu yiwe. Her phone, telefone yiwe, ikabitandukanya n'ibindi. So mu kinyarwanda ni ibingibi twari turi kuvuga. Urugero, wenda igitabo cyanjye, inzu yawe, isakoshi ye. Possessive pronoun replaces the one now. Possessive pronoun zo zisimbura izina ryose. Ntabwo mvuga ngo inzu yawe, mvuga ngo iyawe. That's example. Ni yawe. Replace the one now. No need to repeat the object. Ntabwo ari ngombwa kwiri gusubiramo object cyangwa se icyuzuzo. Urugero nkavuga ngo the book is mine. The book is mine. Inzu ni yanjye. The car is yours. Imodoka ni yawe. Mu kinyarwanda bikamsa igitabo ni icyanjye, inzu ni yawe. Ntabwo turi gusobanura, ntabwo turi kubanza ya adjective isobanura iyo nzu. Urabona tuyikoresha ari mu izina rimwe yasimbuye rya zina ryose. Possessive adjective, urugero twavuga ngo this is my book. Iki ni igitabo cyanjye. Iki ni igitabo cyanjye. Mu gihe muri possessive pronoun tuvuga ngo the book, this book is mine. Igitabo ni icyanjye. Wabibonye? Tukajya kuri examples. Example turavuga ngo this is my chair. Iyi ntebe ni yanjye. Ubwo aho ni muri possessive adjectives.
The chair is mine. Intebe ni yanjye. Iyo niyo twita possessive pronoun. Is this pen yours? Iyi karamu ni yawe? Yes, it is mine. Yego ni yanjye. That phone is his? Iriya telefone ni iye? Not hers. Ntabwo ari iye. No. That phone is his? Iriya telefone ni iye? Not hers. Ntabwo ari iye. Ubwo niba ari umukobwa. Okay. Iriya telefone ni iye, ubwo ni umuhungu, not hers. Ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo ari iy'umukobwa. Okay. The dog is ours. Imbwa ni iyacu. Those shoes are theirs. Ziriya nkweto ni izabo. The cat is eating its food. Injangwe iri kurya ibiryo. The food it eats. Ibiryo ni ibyayo. Okay. Food. Hanga its food. It iraza kuba ari adjective. But the food is it. It iraza kuba ari possessive pronoun. So in the Kinyarwanda we have the possessive pronoun always comes at the end. So buri gihe possessive pronouns ziza kuihela. In the Kinyarwanda is often linked to kya, ya, zya. This house is mine. Inzu ni yanjye. The house is yours. Inzu ni yawe. The house is hers. Inzu ni iye. The house is ours. Inzu ni yacu. The house is theirs. Inzu ni yawe. Buri gihe possessive pronouns ziza kumela. So noneho reka turebe kuri practice zanga dushobora kwitoza kugira ngo ubashe kumenya uburyo bwo kubikoresha neza cyane. Ahangaha dufite this book belongs to me. Igitabo ni icyanjye. So ubwo nicyo kuvuga turavuga ngo iki? It is mine. Ni icyanjye. It is mine. Right? Kuko navuze ko ari belongs to me. Igitabo ni kigenewe. This book belongs to me. Tukagira indi practice here. This phone belongs to John. Ubwo turavuga ngo iki? John ni umugabo. Tuzakoresha his. This phone is for John. It is his. Ni iye. Twasimbuye ya phone nubwo tuyivuze. It is his. Ni iye. Okay. Those shoes belong to Mary. Inkweto ni za Mary. They are hers. The car belongs to us. Imodoka ni yacu. It's ours. It is ours. The pens belong to them. And they are theirs. Ni zabo. Nizereka ubyumvise neza. So reka dukore kano ga short speaking drill. Ubundi ugerageze gusubiramo kugira ngo ubashe kumenya uburyo bivuga neza. This pen is mine. Subiramo cyane. This pen is mine. Subiramo. This pen is mine. Iyi karamu ni yanjye. The bag is yours. The bag is yours. The bag is yours. Isakoshi ni yawe cyangwa se igikapu ni icyawe. The phone is his. The phone is his. Telefoni ni iye. The book is hers. The book is hers. Igitabo ni ike. The house is ours. Inzu ni yacu. These shoes are theirs. Ziriya nkweto ni izabo. Okay? Nizere ko byumvise neza cyane. Ahangaha rero nka summary, possessive pronouns zerekana nyiri kugira ikintu. So they are different from possessive adjectives because they replace the noun. Tandukanye na possessive adjectives kubera ko zisimbura izina. In both English and Kinyarwanda, the answer to the question was. Mu Kinyarwanda mu Cyongereza zisobanura nyiri ikintu. Whose pen is this? Iyi karamu ni yande. Ni yanjye. Ni yiwe. Ni ibyacu. It is ours. It is hers. It is theirs. Whose pen? Iyi karamu ni yande. Whose pen is this? Whose car is this? Whose house is this? Inzu ni yande. Whose laptop is this? Iyi laptop ni yande. Kuvuga ngo laptop is mine. Laptop is hers. Laptop is theirs. Laptop is okay. Ugasubiramo uwo ushaka kuvuga nyiri iyo laptop. Okay, nizere ko ngaho mubyumvise neza cyane. Mbere yuko rero tujya ku isomo rya gatatu rya reflexive na demonstrative pronouns, ndifuza yuko izo pronouns gereza kuzisubiramo kageza gukora ingero kageza kuvuga ukumva yuko uri kubivuga neza cyane. So niba kunze isomo wibuke gukanda subscribe ubundi dusubire muri ni somo rikurikira. Niba uri kureba videos hano kuri YouTube utarabasha kuba wakwinjira muri class yanjye aho nigisha umunsi ku munsi ururimi rw'icyongereza ukabasha kuruvuga neza wifitiye icyizere, aka kanya niwo mwanya mwiza wo kuwanyandikira kuri iyo nimero iri hasi kuri screen ubundi twagufasha ugatangira kuvuga icyongereza neza cyane kandi mu gihe gito. Reka dusubire muri ndi somo, ndabakunda cyane.